ni byinshi turi buganireho na Afande. Wenda mu gutangira Afande, mbere uko twinjira kuri ingingo nyirizina, uyu munsi abantu barabona nk'umuvugizi wa polisi. Mu mazi imyaka 30 mu nzego z'umutekano, ko nije mu mwaka w'1990. Zari inzozi zanyu gukora akazi nkaka ku buryo uyu munsi muvuga ngo inzozi zabaye impamo? Ntabwo zari inzozi, uretse ku gihe cyageze nyine nkajya mu nzego z'umutekano, nkajya mu gisirikare mu 1990 kwezi kwa 10. Ubundi yewe nari nzi ko nzaba umuganga, nibyo nifuzaga, nizo zari inzozi. Ariko cyese bakundishije kuba umuganga. Iyo uri muto ugira ibyo wumva utekereza, ibyo wifuza, kabone niyo waba utabireba neza, ariko buri muntu wese niyo babaza abana biga bakubwira ati ngiye mba nifuza kuba iki, niyo nyuma atakiba. Ariko buri muntu afite uko areba ibintu nuko abyifuza. Buriya twavuga ngo mukiri batoya kuba mwarifuza kuba umuganga, influence yawe yaraturutse ku hehe kugira ngo mwifuze gukora uwo mwuga? Ukwiga umuntu yiga ukabona ibintu abantu bakora bya science cyangwa se nyine ibintu byo kumenya kumenya umuntu, imiterere, kumenya ibindi byose bijyanye ibyo bitaga chimie cyangwa se chemistry. Wabonaga ari ibintu nyine bishaka ubwitonzi no kubijyamo cyane, ku buryo wumvaga ubimenye, ukaba kandi wamenya ko warabyize ukaba wavura, ukumva ko nyine ari ikintu gikomeye cyane. Buri muntu aba yumva hari ibyo atekereza byamugira icyo yifuza. Numvaga rero ari muri icyo cyerekezo. Mujya mu gisirikare, muza no gukomereza muri polisi muri 2018 nibwo 2009. Yego, ariko 2018 nibwo mwagizwe umuvugizi. Aho niho naganaga mugirwa umuvugizi ari mu kwezi kwa 10. Kuba umuvugizi wa polisi bimeze biti, n'inshingano zimeze gute noneho kugera muri iki gihe 2020 corona iraza, experience yabaye iyihe? Icya mbere cyo ntekereza ko ari inshingano zikomeye, icyo nicyo navuga. Icya kabiri, iyo bije mu gihe tumazemo tugiye kumara mu mwaka bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19, nabyo bikaba byaragize icyo byongeraho nyine gikomeye, kubera ko akazi kwiyongereye kuko polisi yari isanzwe ikora mu nshingano zayo, hiyongeraho rero no guhabwa inshingano cyangwa no kuba nabyo bishinzwe mu by'ukuri. Amategeko arabiyemerera kuba yagenzura uburyo amabwiriza, amategeko yubahirizwa. Byumvikana rero yuko kuva mu kwezi kwa 3 nk'uko mwari mubivuze kugeza uyu munsi, ngira ngo uretse na polisi gusa n'abanyarwanda ntabwo umuntu ku giti cye ntabwo byamworoheye. Inshingano rero cyangwa se akazi kariyongereye, ariko nk'uko bisanzwe dusabwa kugakora. Ni inshingano nyine, ntabwo rero uvuga ngo ni nyinshi ngo ziraremereye, ngo ariko noneho zabaye nyinshi ngo nibagabanyaho gatoya. Oya, inshingano ni inshingano, ni ukugerageza gukorana n'inzego zo mukwiye kuba mukorana, izo polisi ikorana nazo kugira ngo nyine izo nshingano zubahirizwe. Twakomeje ku rubyiruko ndetse narwo twavuga ngo ni umubare munini w'abaturage b'u Rwanda. Uruhare bafite uyu munsi, iyo murebye nkamwe mubona bitwara bate mu guhangana n'iki cyorezo? Urakoze cyane. Urubyiruko mu by'ukuri igice kinini kiritwara neza. Icya mbere nuko igice kinini cyumvira amabwiriza, kirinda coronavirus bigaragara. Ikindi nuko bahiriza amabwiriza, ariko hari n'igice kigaragara ko mu by'ukuri kitubahiriza n'amabwiriza. Hari abantu tugenda dufata hirya no hino, wenda turaza kwivuga, ariko ngira ngo abari abatubahiriza amabwiriza, wenda umuntu yatangira avuga ko muri aya mezi hafi 12 tugiye kumara, twagira ngo gusa abo batubahiriza amabwiriza tubabwire ko coronavirus atari mugenzi wabo. Icyo kintu kirakomeye cyane. Icya kabiri nuko
mujya mwumva ngo corona virus irihinduranya, iriya virus irihinduranya, ngira ngo igahinduranya uturemangingo twayo ku buryo ujya wumva ngo hari yagaragaye aha mu Bwongereza, yagaragaye Afurika y'Epfo, yagaragaye hehe, ariko burya ni yihinduranyije nk'uko bajya babivuga. Ntabwo bari bavuga ngo iyi corona inireba abana, nireba urubyiruko, nireba abantu bakuru. Coronavirus ni coronavirus, yaba ari uko yadutse imeze, yaba ari uko urimo kwihinduranya, coronavirus ni coronavirus. Ku buryo rero niyo mpamvu nabivuze ngo ntabwo ari mugenzi wabo bari abantu, cyangwa nta nubwo ari mugenzi w'umuntu uwo ari we wese, ariko noneho ubwo twavuga kuri abo bantu barenga ku mabwiriza. Bakwiye kumva rero ko coronavirus ari coronavirus, ngira ngo nicyo twabanza kuvuga, kubera ko tubona nyine kubayirengaho, kuko uramutse utayirwaye wayanduye ukayiteza abandi, wayiteza umuryango, wayiteza ababyeyi, wayiteza inshuti zawe. Byumvikana rero yuko niyo bamwe batabyumva neza bayisuzugura, kabona niyo babonye cyangwa bumvise bagenzi babo cyangwa abantu bazi yarabahitanye cyangwa yarabazahaje, ibyo birazwi. Imibare twagiye tubona, tujya tubona imyaka y'abantu, ndetse bamwe wenda bari n'inshuti turabazi cyangwa nabo barabazi. Ibyo rero byabaha isomo yuko mu by'ukuri coronavirus ikwiye kwirindwa gusa, nta kindi dushobora kuba twababwira. Yego, ubwo ni kuri bariya barenga ku mabwiriza. Amabwiriza rero barengaho nayahe, nabyo wenda twashaka kwinjira cyane. Cyagaragaye kuva iki cyorezo cyagera hajya hashyirwaho amabwiriza atandukanye mu bihe bitandukanye bitewe n'uko naho icyorezo kigeze. Ayo mwagiye mubona cyane cyane iki cyiciro cy'urubyiruko kirengaho nayahe? Aya mbere nayo gukora za patizi mu rugo, barahura bagakora patizi, cyangwa se bagahura bagakora amasabukuru y'amavuko, bagakora ibindi bibahuza, bagahura ku buryo ibintu biri burangira ku kanya bisa naho bibarusha imbaraga ku munota wa nyuma, ukabyihanganira. Ntabwo twanavuga ko hatari ibyo bihanganira, buriya barabyihanganira, na buri muntu wese ashobora kuba byihanganira, ariko nanone kuneshwa ku munota wa nyuma ukaba wafatirwa mu kurenga ku mabwiriza cyangwa mu kwica, tuba twumva twebwe wagize intege nkeya. Rero ikintu cyo guhurira mu ngo, ikindi kigaragara kutambara agapfukamunwa cyangwa utakambara neza, ikindi kigaragara social distancing cyangwa kudahana intera, ugasanga barasabana nyine. Natanga nk'urugero urubyiruko rw'abanyeshuri. Amashuri murabizi yaramaze igihe afunze, ariko ubu ngubu aho turimo kugenzura hirya no hino, urasanga hariya aho aba banyeshuri bategera za bisi bambaye nabo dupfukamunwa, baramukanya bakorana mu ntoki, abandi barahoberana, baregeranye. Ukumva rero yuko mu by'ukuri hari ibintu birimo kubagora cyane. Turagira ngo rero tuvuge yuko ibyo bintu rwose urubyiruko rushoboye kubyirinda, rwakwirinda, rukarinda bagenzi babo, rukarinda ababyeyi, rukarinda abavandimwe, kuko turabizi neza ko umuntu umwe ashobora kwanduza benshi. Nubwo atabizi, nubwo ataba yabigambiriye, ariko mu by'ukuri iki cyorezo uko giteye, ngira ngo inzego z'ubuvuzi n'ubuzima zagiye zibyigisha inshuro nyinshi. Ibyo ntabwo ari byo ndibugarukeho cyane imiterere yacyo, ariko nyine turibanda ko tukibona abantu barenga ku mabwiriza biganjemo urubyiruko, kandi muri ibyo bice byose ibyiciro, izo ngeri zose twagiye dutanga. Iyo musesenguye musanga impamvu urwo rubyiruko rurimo n'abo mwavugaga abanyeshuri bari no mu byiciro bitandukanye na za kaminuza, twavuga ngo na banyabwenge, barenga kuri izo ngamba, bica ayo mabwiriza, mu busesenguzi bwanyu musanga impamvu ari ituma bayarengaho? Icyo kibazo abantu bakunze kukibaza kikatugora kugisubiza, kubera ko ngira ngo wenda ari abantu b'abana wavuga uti ntabwo basobanukiwe. Ariko tujya tubibona ahantu hamwe na hamwe yuko hari n'abana babisobanukiwe cyane. Sinzi niba mujya mubibona cyangwa mukabikurikirana, ariko ukaba wagera ahantu nko ku ishuri ukabona abana nyine bazi ko bambaye agapfukamunwa, ibintu byo gukaraba, gukoresha umuti,
ndetse hari n'ubuhamya tujya tubona mu babyeyi bavuga ati umwana wanjye ntabwo waza mu rugo ntukarabe ntugire handi sanitizer. Ariko rero noneho kuri bariya bakuru nicyo twatangiye tuvuga, kuko biragoye cyane kumva umuntu ukuze ushobora gusoma ububi bw'iki cyorezo, ushobora kubona ingaruka, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi hose, ashobora kuba atabiha agaciro. ngira ngo wenda hakwiye kuzakorwa ubushakashatsi impamvu abantu bumva uko bumva. Kubera iki umuntu ngira ngo birakwiye cyane cyane ibintu byo gutinya. Ubundi iki cyorezo kigitangira abantu barenga ku mabwiriza ukavuga ukumva urifuza ko yiba cyabaga nk'igisimba kigaragarira umuntu ukakibona. Murabizi ko twatangiye na gahunda yo guma mu rugo. Hari ubwo abantu bajyaga bashaka impamvu zo kuva mu rugo cyangwa se banarambiwe utiba cyari nk'igisimba kikajya ahantu yakibona agahita asubira mu rugo. Ubu rero ngira ngo iyo abantu baza kuba bayibona wenda bakibona n'amaso bagatinya, ariko none ntibanakibona ariko barabona ingaruka zacyo. Urubyiruko rugomba kuba rubizi. Ukibaza rero impamvu wumvise umuntu wari uzitabye Imana, abandi bari bazitabye Imana, abantu mu bitaro barahari. Hano mu mujyi wa Kigali cyangwa na Kanyinya mugeze kubyumva, ngira ngo televiziyo y'u Rwanda yize kujya na radio bavugana n'abarwayi barabasura, murabyumva. Ariko wabyumva ukumva ntacyo bikubwiye. Icyo gihe rero mu by'ukuri ngira ngo twize kuvugana na RBC ko dukwiye kureba abantu bamutiye dufata, ndetse nabo tukabavugisha bakaza nk'ahangaha bakavuga batari kubundi ikitera ni iki ngiki, mukabaza. Ubwo wenda ko mwavuze ko bari butubaze bagatelefona, ngewe nasaba abantu bajya barenga ku mabwiriza, urubyiruko rujya rufatwa rwarenze ku mabwiriza, rwagize house parties, rwagenze amasaha arenze, rwafashwe rutambaye agapfukamunwa, rutahanye intera, rutasukuye intoki, ngo ruze kuba rwo dutelefona noneho hano kuri radio tubabaza impamvu cyangwa batubwira impamvu. Wenda byabera ni somo abandi baduteze amatwi. Naho ababyumva bo ni inama mu by'ukuri kandi barazijya ku mbuga nkoranyambaga turabibona. Hari urubyiruko rwinshi rutanga inama, hari urubyiruko rwinshi rukurikirana amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se inama zitangwa n'ikigo cy'ubuzima RBC, gishinzwe ubuvuzi RBC, ubutumwa bwa polisi, ubutumwa bw'ubuvuzi butandukanye bwa za Minisiteri n'izindi nzego zitandukanye zijyanye n'uburyo abantu bagomba kwitwara. Ibyo rero mu by'ukuri aba bantu ntekereza ko dukwiye kuzashaka nabo umunsi wabo bakamutumirwa, wenda batanga ubutumwa bwiza ku bandi babirengaho. Wenda biranashoboka ko tuba tubazi buriya polisi abifashira abandika, nyira murabizi. Ngira ngo twazongera gufata wenda twafata nka Iradukunda akaza ubutaha akavuga ati ariko noneho uze guhurira hano na Kabera, ubuze wa polisi avuga ibya polisi ariko noneho uvuge no ku bintu by'abantu barenga amabwiriza ko ugeze kubigira. Yaramo nabonye n'ibyamamare mwagiye mufata, bamwe hari abo twakira naho tusinzongera na Melody ati ngubu ntabwo nakongera. Mwampamagaye hano kuri radio. Hari benshi mushatse mwabatumira cyangwa mukatubwira tukabaha mukabashaka. Nibwo bukangurambaga twakora gusa bwo yarenze ku mabwiriza, ngira ngo nawe watanga ubutumwa bukumvikana ku bandi bagenzi be. Nabo abandi batarengaho bumva yuko bagomba kumvira amabwiriza, bumva ko bagomba kwirinda coronavirus, barabizi ko amabwiriza agomba kubahirizwa, barabizi ko coronavirus atari mugenzi wabo, ari ikintu cyica. Barere bakatubwira tukabaza ibyo bibazo byose. Afande, ibihe twavuga ngo byagaragayemo cases nyinshi z'abatubahiriza amabwiriza, mwaje gusanga ni mu bihe byagiye bigaragara ko imibare yiyongera cyane? Icyambere ni ibihe iyo hari ibintu bikomeye cyane byabujijwe, serivisi zitafunguye. Hari serivisi z'ububari, hari serivisi z'ibintu by'ibitaramo, ibintu byose bihuza abantu benshi. Ibyo bintu abantu birabagora cyane, birabagora ku buryo bukomeye. Byagaragaye yuko haba igihe cyaguma mu rugo, hari abantu bagaragara barenze ku mabwiriza, nubwo batari ku kigero cyaho hari serivisi ziba zafunguwe zituma abantu bashobora kuba bagenda ngo bahure.
ariko iyo wafunguyeho hakaba amasaha ya kafyu, hakaba amasaha yo kugenda no kugira, icyo gihe abantu biraborohera cyane guhura, kuvugana ahantu bari bahurire, kuvugana ikintu bari bukore, byumvikana yuko nyine bibaha uburyo. Ariko rero natwe icyo dukora nuko buri abaturage baduha amakuru muri urwo rubyiruko. Nubwo ujya ubona ku mbuga nkoranyambaga bajya bavuga bati umuntu yavuga nk'ikintu bati nyamuneka ariko umunwa wawe uraregana, hari abandi baduha amakuru batirirwa bajya hariya. Ndabyibuka ngira ngo nyuma mu rugo gatoya nyuma y'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize basanga abantu bikoma abandi abatanga amakuru, ubwo abantu bavuye muri mu rugo batangiye gutanga amakuru cyane mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Ugasanga rero n'abandi barabasubiza bababwira batari ko umunwa wawe nyamuneka waretse ariko uravuga. Ariko rero noneho hari n'abadutelefona kuva icyo gihe polisi irabona amakuru, irirwa ibona amakuru y'ibibazo nk'ibyo ngibyo kandi mu gihugu hose. Natwe ubwacu bakaduhamagara. Turagira ngo rero tuvuge ko rwose urubyiruko rurenga ku mabwiriza ntabwo ari byo, urubyiruko rudatinya coronavirus ntabwo ari byo, ariko dushishikariza tunashimira abubahiriza amabwiriza, abatinya corona, abashishikariza abanyarwanda cyane urubyiruko bagenzi babo kugira ngo bayirinde kandi bubahiriza amabwiriza. Ariko noneho n'urwa rubyiruko rwakorera ubushake dukorana na polisi, bakorana ubushake ruri hirya no hino mu gihugu, ruri aho bacururiza, ruri aho batangira serivisi, ruri kuri za gare, ruri hirya no hino ku masoko. Urwo narwo ni urugero rwiza, kandi twebwe icyo twizera nuko urubyiruko ubundi rwakabaye kuba rukora ibintu bikomeye muri ibi bihe. Icya mbere ni ukwifatanya n'izindi nzego kugira ngo nyine barebe uburyo amabwiriza bayubahe, ariko noneho banagira uruhare rwabo mu gukangurira abandi n'abandi banyarwanda kubahiriza aya mabwiriza birinda kino cyorezo. Icya kabiri rero ni uko tutumva kiba gikomeye, ni uko bakwiye kuba baduha amakuru, bakaduha amakuru aho babonye bitagenda, aho bagenzi babo cyane abandi banyarwanda barimo kurenga kuri amabwiriza, barimo kuba bateza ikibazo, kubera ko ngiye numva ari inshingano za buri muturarwanda. Ariko noneho nk'urubyiruko Rwanda rw'ejo urumva ko numva rufite inshingano ziremereye. Bafite inshingano ziremereye. Haravuze uti kuyarengaho ntabwo ari byo, kandi koko niko bigomba kugenda, ntabwo bakabaye bayarengaho. Nimwe mujya mukunda kuvuga ngo polisi ntirambirwa mu gukurikirana ibahirizwa ry'aya mabwiriza ndetse n'izindi nshingano zayo, no gukomeza kwigisha. Ko mukibona ko iki kibazo kigihari cy'urubyiruko rukiyarengaho, nkeka ko n'amayeri n'ibyo bakoresha mwagiye mubimenya uburyo bakora kugira ngo barenge kuri aya mabwiriza, bivuye no muri ayo makuru mugenda muhabwa n'abandi bahoze bavuga ngo bararegana. Mwe ingamba mufite nizihe kugira ngo uru rubyiruko rukigaragara muri ibi ntirwongere kubigaragaramo? Icya mbere ni uku ingamba dufite nk'izi mwadutumiye, kwemera ko dukora ibiganiro byinshi bishoboka, kubakangurira yuko ibyo bakora bitemewe kandi atari byo. Bigatuma gutanga buno butumwa, Radio Rwanda igira hirya no hino, ariko burya polisi igira gahunda ya buri cyumweru yo gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye n'amateleviziyo hano mu gihugu. Yumva rero iyo gahunda ihoraho, kubera ko mu nshingano dufite iyo gushishikariza abantu gukurikiranira gahunda, ariko noneho no kureba uburyo bishyirwa mu bikorwa. Mu cyongereza bayita education and enforcement. Burya buri kintu cyose icyo polisi ijya gukora igomba kubanza kugikangurira abaturage n'uburyo izabigenda. Icyo kintu rero kirakomeye cyane. Muri ibyo bikorwa rero bibiri, cya mbere kijyanye no gukangurira abantu kwirinda iki cyorezo, bubahiriza amabwiriza, nuko dukora ibyo biganiro. N'ubu ngubu turimo kubikora, baratwumva. Icya kabiri ni enforcement rero, ni ukuba ahantu ariho hose tugenzura uburyo amabwiriza arimo gushyirwa mu bikorwa, abantu barimo kwirinda. Ariko ibyo rero hari ibindi biba bishamikiyeho, birimo uburyo dutara amakuru, haba uburyo polisi izi dutara amakuru, tumenya amakuru, yaba arabonywe n'abapolisi cyangwa azanywe n'abapolisi cyangwa se n'abaturage dukorana mu bintu bijyanye na community policing, ngira ngo mujya mubyumva, cyangwa se ijisho ry'umuturanyi. Aho ibikorwa byo kurenga ku mabwiriza bibera, ntabwo haba hari umupolisi, kubera ko
ahari ntabwo byashoboka ahita anagufata cyangwa se ahita agukebura cyangwa se akakugira n'inama, ariko byumvikane ko n'ubundi iyo bajya kubikora barihisha. Ariko ni kenshi ugenda ugafata abantu ugasanga nyine bahuriye ahantu hamwe mu nzu, bahuriye ahantu hamwe runaka aho bemeranyije, bari mu kabari bazi ko mutabizi. Ibyo byose rero icyo nagira ngo mbwire abantu, wenda biragoye cyane gusobanura mu buryo tubona amakuru, ariko barabizi ko tuyabona, barabizi ko tuyabona hariho hose, n'ibyo bavuga tubimenya, n'ibyo bakora tubimenya, ariko uretse ko tujya tunabyerekana. mvuga ngo uwarenze ku mabwiriza akaba atarabumenyekana cyangwa atarafatwa, ntabwo biba birangiriye aho, kuko azabigira akamenyero ejo abifatirwemo. Ubwo bishobora kuba amakuru atatugezeho neza, hari n'abo tubona tugasanga byarangiye, amakuru tukamenya nyuma, cyangwa se twamenya twari kugira ngo tugasanga byarangiye. Byumvikane rero yuko ntawavuga ati giyewe mfite umwihariko gusa mpaka wo kurenga ku mabwiriza, ntabwo byemewe, kandi akomeje kubikora gutyo mu by'ukuri yazayiroza. Reka wenda dufate umwanya twakire epa telefone kubifuza kugira icyo wenda babaza afande. Ni urubyiruko, ni ukubaha umwanya bakaganira, munaduhamagara utubwira ubundi muri aya mabwiriza yose yagiye ajyaho ni irihe ryakugoye cyane, urabitubwira. Afande yavuze ati umuntu namubwira impamvu muyarengaho, hanyuma unatubwira ibihe byakugoye cyane muri hafi uyu mwaka wose tumaze duhangana n'icyorezo cya COVID-19. Umuntu wa mbere kuri telefone, wiriwe neza? Mwiriwe neza Epa. Yego, amazina yawe? Murakoze cyane, nitwa Jackson Nkurunziza. Uherereye hagana he? Mperereye Nyagatare. Yego. Niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Nkabandi n'umuyobozi w'abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Yego. Aho ngaho muri kaminuza amabwiriza muri kuyubahiriza? Murakoze cyane, amabwiriza turayubahiriza uko bikwiye, cyane ko ku marembo yose agana muri kaminuza hariho ubukarabiro, ndetse no mu banyeshuri dufitemo bagenzi bacu b'intore zifasha bagenzi babo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hanyuma mbere yo kugira icyo ubaza tubwire, hari ikintu ntabwo nguciye mu ijambo Epa. Nyagatare twumvise case iheruka ejo bundi y'abarenze ku mabwiriza bakoze akantu kameze nk'agapati. Icyo kintu mwarakimenye namwe, cyane ko muri aba bayobozi b'ishami rya Nyagatare? Yego, twarakimenye cyane ko cyagiye no mu itangazamakuru. Byumvikane ko twarakimenye, ndetse nyuma yo kukimenya twafashe abo banyeshuri ndetse n'ubuyobozi bw'akarere buradusura, tugira inama, abanyeshuri tubagira inama, kandi noneho uko twari duhagaze mu kwirinda twongeyemo ingufu cyane kugira ngo byabaye bitazasubira. Navuga ko tutabyakiriye neza, ariko byabereye n'urugero abandi banyeshuri muri rusange. Yego, ikibazo cyawe kuri afande? Murakoze. Nyakubahwa afande, nari mfite ikibazo kijyanye n'uburyo polisi igenzura abica ndetse n'abubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ariko ndibanda cyane ku buryo bagenzuramo abambaye agapfukamunwa cyangwa se abambaye nabi agapfukamunwa. Yego. Akenshi na kenshi iyo imodoka ya polisi igenda mu muhanda ikagucaho utambaye agapfukamunwa, birumvikana nk'umuntu uri mu ikosa uriyakira, nk'abakubwiye bati turagutwara, nibyo koko bagomba kugutwara. Ariko ikibazo cyane ngewe ngifite ku bundi buryo usa nkaho bukoreshwa bagenzura abica amabwiriza yo kwirinda COVID-19, cyane cyane nk'uko nabivuze haruguru, ibijyanye no kwambara agapfukamunwa. Mu by'ukuri imodoka za polisi nizo zikora cyane, ariko kugira ngo wenda abantu batajya bambara neza agapfukamunwa ariko babonye imodoka ya polisi, birumvikana ko hari n'ubundi buryo n'izindi modoka zikora kugira ngo abantu barusheho kubahiriza amabwiriza. Ariko iyo ibyo ngibyo birimo bikorwa, hari ubwo nk'imodoka iza itari iya polisi ariko iri muri ako kazi navuze haruguru, hanyuma yagucaho utambaye agapfukamunwa ikagutwara, nibyo, ariko
ntekereza ko hari ababikora mu buryo ntekereza ko atari bwo, kubera ko nimba imodoka iparitse atari iya polisi, umupolisi atambaye imyenda y'akazi, ngira ngo mbere yo kugutwara kubera ko mu makosa nibyo bafite kugutwara, ariko yakabanje yakwereka ikarita y'akazi ukinjira mu modoka ariko uzi ko utwawe n'umupolisi. Ariko hari ubwo bibaho iyo modoka ikaba yazi ikagutwara bagapfa gushyira mu modoka ukagenda kubera ko uri mu ikosa, ariko nabazaga nse wenda nubwo bitarabaho hari nk'umuntu umwanzi w'igihugu cyangwa undi muntu ubonye ibyo bintu akabikoresha yitwaje nawe ko agenzura amabwiriza yo kwirinda COVID-19 akaba yakora human trafficking. Ese icyo kintu murakirwanya mutenya ko komiseri? Murakoze cyane. Musubize. Yego. Icyambere nuko arabivuze, polisi ikoresha imodoka zifite amarangi yayo, amabara yayo cyangwa se ibirangantego byayo. Ashobora no gukoresha ibinyabiziga cyangwa se imodoka zidafite ibyo birangantego cyangwa ayo mabara. Icyo rero umuntu akora nuko nyine mu gihe yambaye na civili yakwiyereka akakubwira ati njye n'umupolisi nkufatiye mu ikosa. Ibyo rero biramutse bitari byo turabwira babikosore, ariko sintekereza ko byagera no kuri urwo rwego ko umuntu araje afasha abantu ashyira mu modoka arabajyanye. Ibyo ngibyo cyaba ari ikindi, rwaba ari urundi rugero, rwaba ari urundi rwego. Ariko mu by'ukuri ko nk'uko bivuze, umupolisi mu gihe ari mu kazi cyangwa atari mu kazi akabona ikibazo, arakwibwira nyine ati ngende umupolisi akora n'amakosa, akaba yagufata akagushyikiriza urwego abandi bapolisi akabahamagara, cyangwa se akaba nawe yanakujyana n'aho abapolisi bandi bari. Ibyo rero byo babimenya yuko hari imodoka nyinshi. Urumva na akazi kenshi akarere ka Nyagatare uko kangana arabizi, amasantere arimo arayazi. Mu gihe rero gukora n'inzego zindi dukorana harimo no kuduhiza imodoka kugira ngo abantu bakora akazi, nyine abapolisi niba bari bambaye na civili kugira ngo banarebe. Erega murabizi yuko n'imodoka ya polisi iyo igenda ifite ayo marangi n'iki n'ibyo birangantego bayibona bakayibona riri ati akabaragize. Mu rwego rero rwo kugenzura, abapolisi bashobora kwambara civili abimenye kandi arabyivugiye, bashobora kugenda mu modoka mu rwego rwo gushakisha n'amakuru, ushobora kugenda muri iyo modoka idafite ayo marangi cyangwa se ibyo birangantego. Ariko rero iyo icyaha kigaragaye ari gufata umuntu nyine agomba kumenya ati ngende umupolisi mufate muri amakosa. Ibyo nibyo icyangombwa, afite icyangombwa kimuranga cy'akazi aragifite. Nanjye ngenda n'ikarita. Ubwo ntugire ngo umuntu kwambara uniform gusa, umupolisi ari hose afite ikarita imuranga, ikagira inomero yayo, akerekana ko ari umupolisi. None ariko cyane cyane iyo wambaye na civili ni ngombwa ko nyine wigaragaza ukivuga ugakora icyo gikorwa kijyanye no kubahiriza umutekano cyangwa se no kubahiriza amabwiriza. Yego. Babyumve neza. Okay, twakira undi muntu kuri telefone. Allo? Wiriwe neza? Allo? Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Ninde tuvugana? Nitwa Usana Senaganda Adronique. Ndi umunyeshuri wiga ubuganga kuri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Yego. Mbere yuko nawe ubaza ikibazo, afande yifuje ko mubanza mukatubwira ubundi mwebwe iyubahirizwa ry'amabwiriza niki cyabagoye cyane? Okay, twebwe hano Huye byatugoye mbere y'ibindi ni isaha ya kaci cyangwa nyine kuba twese twashize mu muhanda, ni isaha zo gufunga amaresitora, kuko campus yacu iba itandukanye cyane. Mwese murabizi, guhera hejuru ya gare ya Huye kugeza itumba hose ukiri muri kaminuza. Noneho ugasanga nimba bavuze ngo kaci saa 2, twese dutegetswe kwigira, nyine wigira mu ishuri, ugasanga kuva mu ishuri ugera huba biragusaba kwambuka umuhanda. Izo saha ntabwo wemerewe kuzamuka ku isaha zarenze. Cyangwa se amaheso ugasanga bafunga saa 12, nibwo ibwiriza rivuga ko tugomba kuba twafunze. Ugasanga abanyeshuri bose barobije kurira muri resitora mu kigo, kandi nyine ntabwo twese twakomodetinga ni ntoya. Dukeneye byibuze ko bagira nk'exception twebwe bakatureka, kuko biratugora kubwira umuntu ngo azava mu ishuri saa 11 itajya muri resitora ariko ngera kigera saa 6. Icyo gihe nyine biba bitugoye, nyine ndumva mwadushyiramo favere. Rimwe bajya bakuna bavuga ngo imiyaga aho hantu. Icyo kibazo cye sinzi niba yaragishoje, ariko n'ubundi ibibazo bigenda byitabwaho cyangwa se bikemurwa kubera imiterere yabyo yihariye.
niba byumvikana yuko icya mbere niba bafite resitora ntoya muri kampisi birumvikana ko bazajya bajya ibihe, ariko nanone ntibavuga ngo amaresitora arafunze ngo noneho ayo mu mujyi wa Huye yose afungure ngo kubera ko abanyeshuri bari bujye kuryamo bagomba kurya muri kampisi niba bateka cyangwa bategura amafunguro. ahubwo noneho ikibazo kikavuga ngo kuko umurongo ari muremure cyangwa ari benshi batagira muri resitora icyarimwe, birumvikana ko bari bikerererwe. icyo gihe rero tuvugana n'ubuyobozi buriya ngira ngo ahubwo kimwe mu byo twize muri ibi bihe bya coronavirus nuko abaturage batazi yuko aho hose ku ntara kuri district police ifite abayobozi, regional police command uba ku ntara ugomba gukemura ibyo bibazo, yakumva bimurenza akaba bijyana ku Edikoti Kigali. DPC cyangwa district police command uyobora polisi ku rwego rw'akarere akaba yakemura ikibazo cyangwa akakibwirwa, byamunanira akagera ku rwego rw'intara. nabyo bityo nuko structure ya cyangwa imiterere yacu iteye. Ariko ikibazo cyo kirumvikana yuko niba ari benshi, niba muri kaminuza bashobora kuba bafite restaurant ntoya, bashobora nyine amakipe cyangwa se amatsinda afungura byarenga aya masaha ya kafyu, bizwi ko ari abantu bari bunyuro. Hari abantu bafite polisi ifasha bajya kwa muganga, bakora akazi ka leta, baganga bari mu kazi gatandukanye karenga amasaha ya 2 cyangwa barara bakora bugacya, bikaba bizwe nabo rero. Kandi buriya bafite ubuyobozi, buriya namugira inama ko ubuyobozi bwabo bugenda bukareba RPC rw'intara y'amajyepfo, aboneka kuri telefone 0788331138 bakamubwira icyo kibazo uko giteye, aragikemura. Zitakumva gishoboye araduhamagara natwe tukajya inama, n'ubuyobozi bukamugira inama. Biroroshye rero ku kibazo cy'umunyeshuri w'Ibutare kuko bigomba kumvikana niba ari uko giteye. Nagira ngo gusa mubwire yuko ibibazo byitabwaho bikemurwa ukurikije imiterere yabyo yihariye. Yego, usa na se cyari icyo cyonyine. Hari ikindi kibazo nshaka kubaza afande. Ariko icyo wacyumvise se? Icyo wacyumvise? Nacyumvise. Igisubizo wacyumvise, mugiye kubikora uko bimeze uko mbabwiye. Yego. Ikindi nashaka kubabaza mwe n'inzego mufatanyije, uretse wenda kumva turi kwakira urukingo rwa coronavirus mu Rwanda, aba mbere natugiye kwamaje kuruhabwa, uretse kumva amakuru tuvana ku ishami rya Loni ryita ku buzima cyangwa se WHO avuga ku nkingo naho zigeze mu magerageza, nyine avuga ngo rwarangije cyangwa se ntirwarangije. Hari iyindi timu mu Rwanda yita kureba ese izo nkingo zirizewe ku buryo nta kibazo zizagira ku munyarwanda. Nimba cyo timu ihari gute twebwe nk'abanyarwanda twagira update. Epa kubwire ko urwego rudahagarariwe ubutaha bazabatumire babigusobanurire ibyerekeye ibyo kubahiriza amabwiriza twari tubishubije. Murakoze. Ngira ngo ubushize wakaba bacyojije Sabe nawe twari kumwe hano Dr. Sabe, wenda tuzamugarura bazagusubiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twakira umuntu umwe kuri telefone tugaruke hano muri studio. Halo, biriwe neza. Nitwa Isabwe Martin Bonheur, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Niga mu mwaka wa 2 International Relations. Ego. Hari ikibazo ushaka kubaza Fande? Bwa mbere nabanza gushimira Fande uburyo cyishyira mu bikorwa inshingano ze. Hanyuma ikibazo nashaka kumubaza ni ikibazo kijyanye n'inkingo. Inkingo zatangiye gutangwa. Inkingo ni nabyo yarabaze kubwira wari ubanje kuri telefone ko birareba inzego z'ubuzima. Yego. Aha turi kuyubahirizwa ry'amategeko ry'ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID. Ntabwo natubwira icyamugoye. Ku cyagoranye, ikibazo cya mbere cyagoranye wowe ku giti cyawe cy'amasaha. Ni ikibazo cy'amasaha yo gutaha kare nk'uko yabanje kuvuga. Uburyo bwo kubahiriza amabwiriza ya kaminuza deje tukanabivanga no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus. Hanyuma nibaza niba bigiye gukomeza gushyirwaho ingamba zikomeye cyane cyane zikomereye urubyiruko nk'abanyeshuri, kubahiriza ibyo bintu uko ari bibiri. Hanyuma ni ijambo ry'ihumure yagenera urubyiruko ku bijyanye no gukomeza kwirinda iki cyorezo. Icya mbere ni uko amabwiriza ahubwo yorohejwe. Kafi yavuye saa 1 igera saa 2. Za restaurant zarafunguwe 30%.
ibyagiye bidohorerwa mu byemezo by'inama y'abaminisitiri y'ubushize ngira ngo urabizi. Ntabwo rero twaba tuvuga ko turimo kujya mu bihe bikomeye kurusha ibyabanje, ahubwo birimo kugenda bidohoka, kereka nitubyisubizamo kubera imyitwarire yacu mibi, ngira ngo abayobozi benshi bajya babivuga. Ariko icyo tuvuze kindi ni uko kubera imiterere y'aho hantu twari duhaye mugenzi wawe telefone, ariko nawe turavugana n'umuyobozi wa polisi muri iyo ntara, ari umuyobozi wa kaminuza cyangwa abanyeshuri bumva uko icyo kibazo giteye bagikurikirane, kuko twebwe mu mikorere yacu ibibazo tubikemura ukurikije uko biteye cyangwa se n'umwihariko wabyo uko bimeze, ntabwo rero cyagorana icyo ngicyo. urakoze cyane. nawe tube turekera telefone Mishu. reka tube turekera telefone tugaruka muri studio. hari ikibazo twifuza kubaza afande ku kigendanye na zino cases zitandukanye za covid. haba hari case mwebwe by'umwihariko yabagumyeho cyane, niba navuga ngo yabasigaye ku mutima cyane irebana n'ibyabaye icyo gihe muri uko kurenga ku mabwiriza? Inyinshi ubundi zakivugiwe nabo zabayeho cyangwa nabo zengero, kuko natwe ibyo twumva n'ubuhamya, buriya twumva ubuhamya bwinshi abantu baratubwira. Aho iyo mugeze kuri terese aho habereye uko kwica amabwiriza ntabyo muhura nabyo mukavuga ibi ni ibiki? Yego, twagiye tugaragaza, natanga ingero. Hari urugero twize kwerekana rw'ihoteli yitwa hariya Kagugu Landmark, uburyo ba nyiri hoteli bari barashyizeho gahunda ihamye y'uburyo bazajya bakira abantu, tukabimenya tukabikurikirana, nyuma y'icyumweru cyangwa icya kabiri akabwo tubafata, uburyo rwose buteguye neza. Ikibazo tubi ni ibiki? Nicyo wari uvuze. Bishoboka bite ko umuntu ushobora kumva ko iki cyorezo gihari, amabwiriza ahari, uburyo hoteli zikora cyangwa resitora, ariko noneho akarengaho agakoresha ibintu bya pati birimo no guhuza abantu no kubyina. iyo yaragaragaye cyane, yaranavuzwe. Ibyo rero bikwereka yuko nibyo twavugaga, biragushobora icyo umuntu atekerezaga. Tweze kubona n'ahandi hantu urubyiruko rwari mu kabyiniro, akabyiniro gasanzwe babyina hano mu mujyi wa Kigali bahita Raguna. Aho naho noneho tuhageze birukankira mu byumba, ngira ngo ako kari gafite n'ibyumba, ariko ibyumba bike cyane, ugasanga abantu nk'ijana bagiye mu byumba nk'icumi. Kumva nabyo ni ikintu giteye ubwoba. Ibindi rero ni abantu dufatira nko mu ngo, bagiye ugasanga ni benshi nyine bakoze pate babizi ko bitemewe. Ibintu ubona birenze abantu 2, 3, 5, 10, 100 bakagera mu 100, bumva ko ni ikintu gisigara mu mutwe, ugasigara wibaza uburyo abantu n'imitekerereze yabo, uburyo bateye n'uburyo batekereza. Ibyo rero twagiye tubibona. Harabigeze gukomoza ku ntsinzi y'Amavubi ubwo yatsindaga mu minsi ishize, bagaruka ku marangamutima yanyu nka Afande, bati noneho Afande ararakara, yababaye cyane kubera ibyagaragaraga ku mbuga nkoranyambaga, amafoto ubona abantu bari mu hanze bagira gute. Ngira ngo na Saint Valentin yasize batangira kuvuga ati Afande azavuga gutya. Biriya bintu ubyakira utebona batangiye no kugushyiraho n'ubutumwa butari ubwawe, yewe n'ubwo wakoze nabwo ukabona batangiye kubugarura. Epfa jewe icyo ntekereza, biragaragara ko abantu benshi basigaye nyine bahimba ubutumwa, ariko nge ntekereza ko iyo babuhimbye bujyanye na message nyayo ikwiye gutangwa, baba barimo kwiha abandi. Abantu rero batabitwara nk'amashyengo. Nahoze mbona n'abandi babaza kuri tweet yanyu ngo muze kubaza niba narabaye comedian mu Kinyarwanda niki? Umunyarwenya. Nta rwenya rurimo muri ibi bintu, nuko umuntu abivuga wenda abantu bakavuga ati yagira ngo adusetse, ariko ntabwo ari byo. Kubabara rero cyangwa se kurakara byo ntabwo navuga ngo umuntu wese wahora ubabara ku bitari cyambere kuye uyu munsi cyangwa no kurakara, urumva byashoboka. Nukumenya yuko gusa abantu uko bateye, uri ubona abantu bubahiriza amabwiriza, uri ubona batayubahiriza, ariko noneho igikorwa niki.
ibyo rero biriya by'Amavubi babivuzeho byinshi, ariko twebwe ibyo twavuze ni uko bari abantu barenze ku mabwiriza, ntabwo byari byemewe. Nyuma twabahaye ubutumwa Amavubi yongeye gukina, twese tuza kwabara yuko yatsinzwe, nubwo bari bahize yuko natsinda bari busubire mu muhanda. Gusa twe twabwiye ko batari bishobore, sinzi ko bahanye na gahunda, ariko ubwo bajya bavuga bati rwose biratubabaje yuko Amavubi adatsinze ngo tujye mu muhanda turebe. Ubwo natwe twavugaga yuko bitari bushoboke, twari twabibabwiye ko bitemewe. Ariko rero icyo twavuga ni uko abantu baba bishimye ubwabo ku giti cyabo, cyangwa se ari abantu bazi ikibashimishije, ntibirinde coronavirus. Niba bababaye ntibirinde coronavirus, baba bari mu kazi kabo ntibirinde coronavirus, baba bavuye mu ngo zabo ntibirinde coronavirus, baba batashye ntibirinde coronavirus, kugira ngo ntabari igihe cyangwa bo bashobora kwandura no gukwirakwiza kino cyorezo. Ukomeje ku mikino, hari uwisandika ni n'umunyamakuru wa siporo, ngo natubwire ese Ruhago ubundi arayikunda, ikipe afana ni iyihe? Mfana Police FC. Ruhago ndayikunda. Ruhago ndayikunda, mfana Police FC hano mu gihugu birumvikana. Ujya gutera uburezera bw'ibanze, subwa n'Ikinyarwanda. Urumva rero ko mfana Police nyine. Wagiye uzindaguranya na mbere, ariko ubwo nagiye nzindaguranya birumvikana. Ubwo nkiri umusirikare nafanaga APR. Yego. Siporo nkora ubundi siporo yo koga, ndoga. Ariko ubu numva ko za pisine zafunze. Ubu bigenda bite rero? Ndagenda nkora marshe, yes, jogging kilometero hagati ya 6 na 10. Hari uhisabaza ngo hanze hose mwaba mufite ikipe mufana hanze y'u Rwanda? Yego cyane, hanze y'u Rwanda ni hagari. Yabaza igihugu. Muri abenshi bakunda mu Bwongereza, niho mukunda, abantu benshi niho bakunda. Mu Bwongereza mfana Arsenal. Muri Spain mfana Real Madrid. Ahandi ni mu Faransa ni Paris Saint-Germain. Kubera hari n'impamvu zatuma ufana ikipe, byumvikane ko na identification nayo hari icyo ishobora kuba yafasha. Mwabikobojeho, hari uwavuze ngo bimwe mwatubwira ngo hari ababonye kuri Twitter bavuga bati ese wari umunyarwenya, ubundi hari impano mwifitemo yindi abantu batazi? Njye ntayo nzi, kereka niba ntizi neza, ariko nzi ko ntayo nzi, ni ibisanzwe. Yego. Afande, dusoza rero dusigaranye iminota 2 yonyine. Muri iminota hari ubutumwa bwihariye mwumva bari ku mutima rwose mwongera kugenera urubyiruko ruri kutwumva? Icya mbere, reka dushimire urubyiruko, ni igice kinini cyane cyubahiriza n'amabwiriza, kikirinda coronavirus, kikabishishikariza abanyarwanda, kikabishishikariza bagenzi babo. Ahubwo tubasaba yuko twajya dushaka n'imyanya nk'ingi kuri za radio na televiziyo, bakaza bagatanga ibiganiro. Turashimira urubyiruko rw'abakorerabushake nanone bakomeje gukorana na polisi n'inzego zindi zitandukanye kugira ngo tugenzure uburyo amabwiriza yubahirizwa ndetse n'uburyo abantu birinda. Icya gatatu ni ubutumwa ku bantu barenga ku mabwiriza bose, uretse urubyiruko n'abandi bose, nibirinde coronavirus. Nibinde coronavirus. Wenda akabazo k'amatsiko dusoza, nshaka kuba umupolisi ni ibiki ngomba kuba nurusha? Ngomba kuba umunyarwanda. Turetse kuba umunyarwanda, ubwo ndavuga nk'amakarite cyangwa se umupolisi byo ubigaragaza iyo uri mu gipolisi. Ntawamenya ko uzaba umupolisi mwiza ukiri hanze gusa utari waza mu gipolisi. Wakaze k'igipolisi karagoye, urabanza ugomba kubanza kugira ibyo wuzuza kugira ngo ukinjiremo. Wakinjiramo nabwo ukiga, bimara igihe kirekire. Hari abatarangiza ayo masomo bakabivamo bakabishingukamo, niko babivuga. Yego. Bakagenda. Hari abakomeza nabo bagera imbere bikabananira. Kugira ngo rero uzabe umupolisi mwiza, nuko wakigiyemo wakoza ku kazi bikagaragara ko umupolisi mwiza ukora uwo mwuga. Ariko ntabwo twabirebera hanze
ngo tubimenye yuko uzaba umupolisi mwiza utari wagera kuri hari urubyiruko ruri kutwumva rwinshi rufite intego byo bifuza kugeraho mu buzima nk'inama imwe wabagira yabafasha kugera kuri izo ntego zabo ni iyihe? ni ukwihanganira ibyo banyuramo byose, kwihanganira ibyo banyuramo byose. Afande turabashimiye cyane, mwakoze.